Gitondo cyiza kuri bamwe, umugoroba mwiza ku bandi bari hirya no hino ku isi, aho iri jwi rigera hose tubifurije ibihe byiza hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Turabiyegereje rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, wa mwanya mwiza tubagezaho ijambo ry'Imana. Ukuri imitima yacu bikeye yishimiye uyu mwanya, kandi namwe turabizi ko ari uko. Rero niyo mpamvu tubahaye ikaze, tubahaye karibu, turabiyegereje, turabakiriye, muze dufatanye. Abandi namwe bwa mbere mugiye kutwumva, namwe turabakiriye, kandi mu by'ukuri tubahaye n'intashyo zacu mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mukomeze kugubwa neza mu mwami. Ni Pastor Mukande ubiyegereje ubasuhuza kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Karibu Pastor. Imana iguhe umugisha Pastor. Reka tubasuhuze mu izina rya Yesu. Turavugana ukuri ngo ni karibu muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi mugubwe neza. Abakurikira ijambo ry'Imana mwese, ababa bari kuri iyi saha mutegereje umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, turavuga ngo ni karibu. Rero Imana ibahe umugisha, muri kumwe na Pastor Kabanyana Vanice. Imana ibagirire neza. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana. Data wera, nyiribihe bidahinduka, Imana yacu y'urukundo, Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye kugira neza kwinshi, turagushimye, turaguhimbaje iki gitondo. Mwami Imana isumba byose, kuko uri Imana yacu, kuko wuzuye kugira neza kwinshi. Tuguhaye ikaze murengezi wacu kugira ngo uhagarane natwe muri uyu mwanya, ndetse kuri uyu musozi hagaragare kubaho kwawe, hagaragara ubwiza bwawe. Ntaba ari twabwo kuboko kwawe kwiza bari ko kwigaragaza mwami. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye n'abantu bari hirya no hino babasha gutega amatwi rijwi. Reka soko y'ubugingo ubaziburira amatwi kugira ngo bashobore kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe wavuze reka rigere mu mitima yabo uyu mwanya, kandi ribashe kubona kuzana umusaruro ukwiriye. Icyubahiro cyose n'amashimwe turabikugaruriye kuko bikwiriye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. 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 Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagirire neza kandi biteho. Nkuko twabivuze, twabifurije ibihe byiza n'umunsi mwiza n'amateraniro meza kuri benshi bari bushobore kujya guterana, cyangwa se bagira gahunda z'uyu munsi zo guterana. Icyakora n'abagira gahunda zo ku yindi minsi, namwe tubahaye ikaze kugira ngo dusangire iri jambo. Iki gitondo rero tuje tubafitiye ijambo rishaka kuvuga ku mbaraga ziri mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuvugaho gatoya dushobozwa kuvuga ku mbaraga ziri mu izina rya Yesu. Ni ubundi izi mbaraga ziteye ubwoba kuzivugaho. Ni imbaraga navuga ngo niba ari nk'ibibombe bikubita bigashwanyaguza, cyangwa se ni imbaraga zaremye bibaho byose, ariko Yesu yararidusigiye kugira ngo tujye turikoresha. Ba Kristo rero bene data, murumva ko mwifitiye intwaro hafi aho ngaho. Ntukagire ubwoba, ntugahangayike, ntugatekereze ngo bizagenda bite. Jya ukora ku ntwaro yawe gusa, urasi igikwiriye kuraswa, urengera igikwiriye kurengerwa. Nuko nguko ugomba kubaho. Ariko inshuro nyinshi Pastor, kubera kudasoma ijambo ry'Imana, hari umuntu ashobora gupfana intwaro iri ahantu ibitse, ari intwaro ishobora kumurengera ubuzima bwe bwose atabimenye. Rero tugiye kureba ibyanditswe byera, tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, turebe ku mbaraga ziri mu izina rya Yesu. Nk'uko tubivuze, tugiye kuvugaho uko dushobojwe imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 Pastor, urahera ku murongo wa mbere umanuke yere ku 10. Imana iguhe umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge. Yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana aramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Yego.
abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabadaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Amina. Abantu bose babonye agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amina. Haleluya. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turavuze ngo tugiye kuvuga gatoya ku mbaraga ziri mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Aba bagabo izi ntumwa Petero na Yohana barazamutse bajya mu rusengero kuri ayo masaha mu gihe cyabo cyo gusenga. Ariko mana yanjye, haleluya. Haleluya. Hari uyu muntu wajyaga wicazwa buri munsi buri gihe ku irembo kugira ngo asabe ubufasha, abantu binjira, abanyampuwe, abafitiye izo mbabazi bamuhe uduceri, none wenda ejo n'ejo bundi bwacya akabona aramuka. Ariko aba bagabo bari bamaze kuzura imbaraga za Yesu. Haleluya. Baramubwiye ngo nta kindi kintu dufite, ifeza n'izahabu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ariko ngo baramubwiye ngo turebe, baramutumbiriye bumva hari ikintu akwiriye, baramutumbiriye bumva hari icyo yakorerwa, baramutumbiriye bumva hari icyo yagaburirwa. Haleluya. Bumva hari ikirenze ibiceri pastor, bumva hari ikirenze kandi kibira mu mitima yabo. Haleluya. Baramubwira ngo turebe, reba hano turebe. None ngo arakanura cyane agira ngo bagiye gukora mu mifuka bakureyo wenda inote niba atari ibiceri, bagira icyo bamuha. Ngo arabatumbira, abitaho cyane agira ngo hari icyo bagiye kumuha. Amaso yamushize mu mutima, abatumbiriye ari batekererezaho, yabashyizeho ibyiringiro. Petero none aramubwira ngo ifeza utekereza, izahabu utekereza, ntabyo dufite. Haleluya. Ariko arongera aravuga ngo ariko nanone hari icyo dufite. Hari icyo dufite kandi icyo dufite turakiguha. Urumva uyu mugabo yakomeje kuzamura umutima. Yaravuze, yaragiye gucika intege, se kandi kuki bambwira ngo mbarebe nta n'ikintu bafite. Ariko yongeye kumva ijwi rivuga ngo ariko icyo dufite turakiguha. Akomeza gutumbira, aravuga ati ahari ni ikirenze izahabu cyangwa ifeza. Yesu nashimwe cyane. Nshuti bakundwa bene data, amaze gutumbira baravuga ngo turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Haleluya. Bamufata ukuboko, ako kanya amagufwa arumva, imitsi irumva, ibintu byose byasinziriye byo ku mubiri we birumva. Haleluya. Data nagira ngo nkubwire ngo izina rya Yesu rifite imbaraga, rifite imbaraga zituma n'imitsi yumva. Haleluya. Rifite imbaraga zituma n'amagufwa yumva. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko hari ku buzima bwawe, reka tujye ku buzima bufatika pastor bw'umubiri bw'inyuma. Birashoboka ko hari ibice byibwirije birasinzira. Birashoboka ko hari uruhande rwapararije ariko ukaba ushobora kumvira ijwi. Haleluya. Birashoboka ko urwo ruhande rwasinziriye rwose rutagikora. Birashoboka ko ingingo zimwe utakizitegeka, zibwiriza zikikoresha ubwazo. Haleluya. Tuje kukubwira imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Haleluya. Zamura umutima wawe, tumbira Yesu, wumvira ijwi, tumbira Yesu ufite izo mbaraga. Haleluya. Maze wumve ijwi rya Yesu rivugira mu bugingo bwawe ngo mu izina rya Yesu. Haleluya. Turategeka izi ngingo zose gukanguka mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu ko harimo imbaraga. Aka kanya ndimo mvugana nawe, nawe vugana n'imitsi yawe, vugana n'amagufwa yawe, vugana n'ingingo zawe, vugana n'umubiri wawe, vugana naho hose hatagifite ubushobozi, hatigenga. Tangira ubabwire ko mu izina rya Yesu harimo imbaraga. Aya magufwa y'uyu mugabo ko yumvise, iyi mitsi y'umugabo ko yumvise, iyi ni inkuru y'ukuri, ntabwo ari ikigeranyo, ntabwo ari igitekerezo, nta nubwo ari umugani. Haleluya, ni inkuru y'imvaho yabayeho. Nawe vugana n'ibyo byawe byasinziriye, urabizi. Hari amatwi yasinziriye, hari abumvisha kumwe, hari amaso barebesha kumwe, hari ingingo zitagikora, hari abafashe imbago, ariko byose birashoboka. Iyo watuye izina rya Yesu birashoboka. Haleluya, mu izina rya Yesu izo mbago zitakare hasi. Mu izina rya Yesu ayo magufwa niyumve. Mu izina rya Yesu iyo mitsi niyongere ikore. Amen. Izina rya Yesu. Amen. Izina rya Yesu ryahagurukije uyu mugabo ku irembo ryitwa Ryiza. Ntabwo biri tubwira igihe yari ahamaze, ariko buri munsi yarazanwaga, buri munsi yarasabirizaga, buri munsi yaterekwagaho, ariko uwo munsi byarahindutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwo munsi byarahindutse. Yateze amatwi, azamura umutima. Nta kindi kintu yabonaga. Ntabwo yabonaga imirabyo, ntabwo yabonaga ubwira kabiri, ntabwo yabonaga izuba ryahindutse amaraso. Yarebaga abakozi b'Imana, yarebaga Petero na Yohana. Abo nibo yatumbiriye mu maso, yumva amagambo bavuga. Ushobora kuba utatureba aho uri, ariko ushobora kuba utwumva. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba aka kanya utwumva, cyangwa se ejo n'ejo bundi ushobora kuba ureba aya mashusho, ariko nagira ngo nkubwire ngo tumbira Yesu uri mu ijambo rye, tumbira Yesu uri muri twebwe, witumbira inyama n'amaraso. Yatumbiriye abagabo barangije avuga ngo nta n'ifeza dufite, nta n'izahabu dufite, ubundi ayo niyo mafaranga cyangwa nibwo butunzi bw'isi. Haleluya, ubutunzi bw'isi ntabwo bwaguhagurutsaho. Birashoboka ko ugiye mu bitaro byinshi, birashoboka se ko wananiwe kugera no muri byinshi, ariko hari ubutunzi buva mu ijuru bwaguhagurutsa aho ngaho nshuti. Hari imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Ryiringire, ryizere. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Abantu birabayobera, abantu baratangara, abantu batangira kumwibazaho, baravuga ngo ariko se uyu ntago ari we wasabirizaga, ariko se wisi we wicaraga hariya bigenze bite? Yesu ashimwe. Bibaye bite? Bikozwe n'iki? Reka turebe mu gice cya 4 Petero avugana n'abantu barimo bibaza, banababaza ibibazo byinshi. Uhere ku murongo wa 7. Uyu si we wahoraga hariya, bibaye bite? Bigenze bite? Nimudusobanurire. Nizihe mbaraga n'ubuhe bushobozi muzanye irihe koranabuhanga? Ese n'ubuhe bumaji? Ariko ni imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. So mu murongo wa 7 pasi tugeze hepfo kuri 12. Barababaza bati, yego, ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, haleluya, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza, umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese abantu bose b'abantu bose yuko ari izina rya Yesu Kristo uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Buretse gatoya pastor, muraza gukomeza hepfo. Haleluya. Ariko mwese bantu bo mu Bisiraheli. Natwe turavuga ngo ariko mumenye mwese bantu bo mu Rwanda n'abantu bo hanze y'u Rwanda bumva ikinyarwanda. Ni mumenye mwese ko ibi ngibi nta kindi gishobora kubikora. Haleluya, haleluya. Bakundwa bene data, wewe wagize umugisha ukaba warakiriye Yesu, wafashe intwaro ukayigendana, ariko nawe urimo wumvira ijwi utari wakira Yesu, n'igihe cyawe. Izi ni imbaraga zikomeye, izi ni imbaraga zitabonerwa ahandi, izi ni imbaraga zitabonerwa mu bifaru, izi ni imbaraga zitabonerwa mu ba specialist, izi ni imbaraga zihebuje, imbaraga zo mu izina rya Yesu. Haleluya.
ongera usome uwo murongo wa 10 pastor. ariko mumenye mwese bantu bose bo mu Bisiraheli, abantu bose bo mu Bisiraheli, yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura cya gihe, ariko Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu wahoraga ahagarara imbere yanyu ari muzima, agatambuka akitera hejuru akagenda. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zihagurutsa abaremaye. Haleluya. Amen. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zishobora kukuzura. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zibasha kuzura izo ngingo zawe zapfuye. Haleluya. Akira imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zikiza, akira imbaraga ziremura ibirema, akira imbaraga zihagurutsa abatagendaga. Zakira iki gitondo. Ni igitondo cyawe, reka habe impinduka. Haleluya. Soma hepfo pastor. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwa. Yego washoje umurongo. Mwibuke haruguru ko bababajije ngo n'imbaraga ki cyangwa se n'izina ki. Bari babizi ko hariho amazina y'ibihangange abasha kugira icyo akora, ariko nta rindi zina ryahawe abantu muri iyi si. Nta rindi zina, nta zina riremere, nta zina rikomeye ryahawe abantu keretse izina rya Yesu w'i Nazareti, rya Yesu mwana w'Imana, keretse izina rya Yesu Kristo ryonyine. Iryo ni ryo ryahawe wowe nanjye, iryo ni ryo ryahawe abantu mu isi yose kugira ngo barikirizwemo. Ese gukizwa ugira ngo ni no gukizwa ibyaha gusa? Uyu munsi tuje kuvuga imbaraga ziri mu izina rya Yesu, ko zibasha gukiza n'imibiri, ko zibasha gukiza ibyaha, ko zibasha gukiza amagufwa n'imitsi n'imisokoro. Haleluya. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Barabataka babata hagati baravuga ngo mbese subira kuri 7 twumve. 7 babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Haleluya. Imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora urubanza, kandi umuntu yakize, kandi ubundi ni amashimwe, kandi imiryango yishimye, ariko barabibaza, kandi abantu bakabaye bavuga bati dukize no guhora twitwararitse ibiceri. Uyu mugabo agiye gukora, uyu mugabo agiye gufasha, uyu mugabo agiye no kushima Imana, agiye no gutanga ubuhamya, ariko ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora icyo kintu? Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe. Petero arababwira ngo nagira ngo mbatangarize mwese bantu bo mu Bisiraheli, umva mwese mumenye ko nta zindi mbaraga, nta rindi zina, nta bundi bushobozi, nta bundi bubasha, nta bundi butware, nta zindi mbaraga zihari keretse iziri mu izina rya Yesu gusa. Nshuti mukundwa mwene data, ni ibiki bikugoye? Ni ibiki bikurenze? Ni ibiki bikuremereye? Ni ibiki wumva bitagira igisubizo? Umva. Haleluya. Hari imbaraga mu izina rya Yesu. Hari imbaraga rushobozi zishobora byose. Hari imbaraga birindura imisozi. Hari imbaraga zumvirwa na buri kintu cyose. Mu izina rya Yesu hari imbaraga zumvirwa na buri kintu cyose. Haleluya. Hari imbaraga zumvirwa n'imitsi n'imisokoro. Hari imbaraga zumvirwa n'umutima n'ubwonko. Hari imbaraga zumvirwa n'ibikugize. Hari imbaraga zumvirwa n'ibigukikije. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Mukanya turashaka gusenga, turashaka kubasengera, turashaka gusengana namwe. Niyo mpamvu tudashaka gutinda mu ijambo, ariko turashaka kukubwira ngo hari imbaraga mu izina rya Yesu. Umva, hari imbaraga zirenze uko uzitekereza. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hari imbaraga zikora ibikomeye, hari imbaraga zikora ibitangaza. Mukanya turasengana, mukanya turafata umwanya wo gusenga. Pastor, komeza uvuge kuri izo mbaraga, mukanya turasenga. Imana iguhe umugisha.
pasita, Imana ikugirire neza. Iryo zina ni ukuri tubabwira harimo imbaraga zikomeye. Iyo umaze kwakira uwo mwami ari muri wowe, nta mbaraga zindi zongera kukuvogera. Byonyine niyo waryama ukarota uvuga mu izina rya Yesu, ako kanya ibyari biguteye mu nzozi, mwebwe murara hari ibibaniga, mwebwe murara mwumva mwabuze amahoro, iyo ukimara kwakira iryo zina ry'umwami tubabwira, umaze kuvuga ngo ndamwakiriye, ugotwa n'imbaraga z'umuriro, buri kintu cyose kije kigakongoka, kikotswa n'izo mbaraga ziri mu izina ry'umwami wacu Yesu tuvuga. Ni izina rikomeye imizima itabasha kuvogera, ni izina ryambaye umuriro ku buryo ukubona, buri mwuka wose ukubona ubona ugoswe n'umuriro iyo umaze kwakira iryo zina. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya ukimara kumwakira, imyuka itangira kubura amahoro, ikabona umuriro urakugose, ikabona ntabwo uri umuntu usanzwe, ikabona uri umuntu ukomeye cyane, igatangira gutinya kubera ko hari imbaraga ziri mu izina ry'uwo tuvuga. Haleluya. Ibyo tubabwira rero birakora kandi birashoboka kandi bifite gihamya. Twarabibonye Imana ikora imirimo ikomeye kubera kuba dufite uwo mugabo. Twarabibonye. Yesu ashimwe cyane. Imana igorora igufwa ry'umwana wawe. Haleluya, haleluya. Reka uba aragenda ibirometero, aragenda ni muzima. Kuri YouTube muzabibona ubwo buhamya pastor yabutanze. Izina rya Yesu rifite imbaraga zitavogerwa. Yesu ashimwe cyane. Pastor komeza usomere mu byakozwe n'intumwa 16 tugeze ku murongo wa 18. Ni irya Yesu w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amina. Haleluya, haleluya. Iryo zina rya Yesu muryiringire. Reka dusome 16 tureba ahandi ryakoze. Amina. Bukeye 16 byakozwe n'intumwa. Bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe, arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. 18. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo baragendaga bagera ahantu, noneho ngo bahura n'umuntu waraguraga. Bivuze ngo yari umupfumu. Hari ibyo yabwiraga abantu, hari ibyo yabizezaga, hari n'ibintu yakoraga yewe bigakora. Ariko akimara kuhagera, bakimara guhura n'abagabo bamaze kumira izina rya Yesu, ajya kumva yumva umuriro, atangira kubura amahoro, atangira kuvuga ibyo batamubwiye, aratangira aravugishwa, aravuga ati, nyamara ubwo mureba ubu nubwo nkora ibi, ariko aba bantu ni abantu b'Imana. Atangira kuvugishwa, avuga ibintu byinshi, imbaraga ziri muri iryo zina zitangira kumwataka, atangira kumva igitutu, aravuga ati, nyamara ibyo nkora nubwo mbikora, ariko ntaho bihuriye n'aba bagabo bafite iri zina rya Yesu. Atangira kuvuga, ariko bikoreshejwe n'imyuka mibi kugira ngo ababuze gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, abarogoye. Ako kanya abagabo ntago batubwiye ko bafashe inkoni ngo bamukubita aceceke pasa. Ntago batubwiye yuko bamubwiye bati girayo uceceke. Barangije baravuga ati, ariko uyu muntu igihe yahereye asakuza, igihe yahereye atuma tutavuga ubutumwa bwiza, tujya kuvuga hakumvikana ijwi rye, ati ni ukubera iki? Arangije ngo Petero arahindukira, aravuga ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu ceceka. Yesu ashimwe cyane. Ni Pawulo. Arangije aramucecekesha, acecekesha iyo misimu yakoreraga muri we. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo ufite ubwoba bw'abashobora kuba muturanye bakubujije amahoro, nagira ngo nkubwire ngo nubwo ubabona ugaca hirya, ariko izina rya Yesu wakiriye harimo imbaraga zishobora
bikagenda, zishobora gutegeka iyo myuka yakubujije amahoro igaceceka, zishobora gutegeka ibyo bikugose ubona biguteye ubwoba bikaguhunga. Ako kanya uwo muntu waraguraga aramutegeka aravuga ngo mu izina rya Yesu ndagutegetse, ceceka, urusaku rwawe sindushaka, ayo magambo yawe sinyashaka, ibyo uhora uvuga simbishaka. Ni bangahe mubujijwe amahoro n'imitongero y'abantu bababuza amahoro, ukabyuka ugasanga hari ibyo bashyize imbere y'inzu yawe, ukabyuka ugasanga hari ibintu bidasanzwe byakoze. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu harimo imbaraga zishobora kuvuguruza ibyo ngibyo ubona. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba. Mu izina rya Yesu harimo izo mbaraga zibitegeka bigaceceka, bikayenga ntibyongere kuvuga, bigaceceka. Pastor, reka nkubwire, hari umunsi umwe hari umuntu wari warabujijwe amahoro n'umuntu wararaga ku nzu ye adiha. Noneho hakadiha ntibasinzire, bajya kuryama ibitaka bikaragarika mu nzu, niba byaracaga ahagana he ntawe ubizi. Ariko turangije turaganira, aravuga ati rero hari ibintu bidasanzwe biba ku nzu yanjye. Nijoro yajyaga kuryama gusa, imidiho ikaba imidiho idasanzwe, ibintu bikaragarika mu nzu bigacika. Arangije turaganira, dufata igihe cyo gusenga, turavuga ngo mu izina rya Yesu tutegetse iki kintu kirara kidiha inyuma y'umuntu, inyuma y'inzu y'umukozi w'Imana, inyuma y'inzu y'umukristo. Turategeka Pastor, turimo dusenga, Imana yatweretse ko ibikuyeho neza. Ako kanya tubona amacumu arashise imbavu zose, umubiri wose w'icyo kintu cyararaga inyuma y'inzu. Nagira ngo mbwire Pastor, byashoreje aho, nta kintu cyongeye kuza kurara kidiha inyuma y'inzu y'umukristo. Bakristo, reka tubabwire, hari imbaraga ziri mu izina rya Yesu zishobora guhangura ibyakubujije amahoro. We haguruka utegeke mu izina rya Yesu, haguruka wizere, haguruka ufate imbaraga, uvuga uti mu izina rya Yesu birakora. Icyo kintu kikubujije amahoro kizahagarara, izo nduru zizahagarara, ayo magambo azahagarara, ayo majwi azahagarara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri kikubujije amahoro cyose, buri kirara kikubuza gusinzira, buri kirara kikubuza gutuza mu mutima, mu izina rya Yesu turagitegetse ngo giceceke, kuko ni izina rifite ububasha, ni izina rihangara ibyo wowe utabasha guhangara, ni izina rihangamura ibyakubujije amahoro, ni izina rikora kandi rifite imbaraga. Haleluya. Aba bagabo barangije baramubwira bati, mu izina rya Yesu turagutegetse ceceka. Bacecekesha imizimu. Mbese mwene data, we ni bingahe bikubujije amahoro? Ni bingahe bigushakurije? Ni bingahe bikubujije gusinzira? Birangana iki bikubujije gutuza? Birangana iki bikubujije kumera neza? Ni iki? Harimo imbaraga. Mbese ni ibyo ngibyo nk'ibyo uyu mugore yakoraga, nk'ibyo uyu muja yakoraga, ibyo nabyo Yesu arabishoboye. Ntiyongere kurira ufite izina rya Yesu. Ushobora kuba ukora ibintu bitari amahitamo yawe, byaraturutse muri karande y'iwanyu, byaraje utarabihamagaye, nyogokuru yarabikutongereye ukiri umwana arabikuraga. Ariko muri iri zina harimo imbaraga zitwika, iyo imbaraga zibinaniza amahoro. Tugira ngo tukubwire ngo akirira izina. Uraba wakiriye inkota idasanzwe, uraba wakiriye imbaraga wowe utabasha kubona. None se ugize ngo hari umuntu uwo ari we wese ukoresha izindi mbaraga ngo iryo zina rikore? Oya. Hariho abagabo bamwe ngo bigeze kurikoresha mu buryo butari bwo Pastor. Bakajya bumva abantu bavuga ngo mu izina rya Yesu, maze Pastor abantu n'ubu ngubu barabihangishije akantu kose kabaye mu izina rya Yesu, kandi mu by'ukuri utaranaryakiye, utarakiriye iryo zina. Yesu ashimwe cyane. Pastor nsomera icyo cyanditswe, utarakiriye iryo zina, utarigeze uryakira muri wowe. Mu byakozwe n'intumwa 19. Yego.
reka 19 13 19 reka tuhasome turebe abantu bakoresheje iyi ntwaro zina mu buryo kugira ngo barayicuritse birashoboka ko bagiye kurasa bakiyerekezaho hariya hasohora isasu reka turebe ni ibyakozwe n'umwana n'ubundi 19 tangirira ariko inzererezi zimwe zo mu bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu ku batewe na dayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. ntakomeza hepfo kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwa Sikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenya ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni wo abasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Nderekerera Imana iguha umugisha. Izina rya Yesu intwaro ni amabwiriza kugira ngo ribashe kugukorera. uti uvuga gusa mu Baroma 10 ku murongo wa 9 niho havuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukamwizera mu mutima wawe uzakizwe. Yesu ashimwe cyane. Noneho abantu rero bari bibereye aho batarigeze bizera Yesu Kristo muri bo batarigeze bamwakira barangije baravuga batari ko Pawulo ntavuga ngo mu izina rya Yesu natwe reka tugende tubivuge. Baragenda barabyadukana. Bibiliya iravuze ngo zari inzererezi bari benshi bari aba bahungu b'umutambyi ariko bahari n'abandi hari n'abandi baravuga bati natwe reka tuvuge mu izina rya Yesu ariko batarigeze Pawulo avuga batarigeze bamwizera batarigeze bamwakira muri bo. Baravuga bati turavuga ibyo Pawulo avuga ariko ibyo Pawulo avuga yari yarabyizeye ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa. Bamwe rero musigaye mufata izina rya Yesu uko mwishakiye ukajyana mu izina rya Yesu akabaye kose mu izina rya Yesu ariko ukumvisa akagira ngo nibura wenda wararyakiriye. Tugira ngo tukubwire ngo ryakire wizere uwo mwami. Numara kumwizera ntago bisaba ikindi gusa bisaba kumwizera. Wamara kumwizera ryo Yesu akajya muri we agatangira gukora imirimo n'ibitangaza agatangira kwirukana buri kintu cyose kikurwanya. Barangije baraza baravuga bati mu izina rya Yesu. Ako kanya iminsi miravuga toke muravuga ibya Pawulo ariko ntimubifite muri mwebwe. Muravuga ibya Pawulo avuga ariko ntago tubibona muri mwe. Iryo sina muvuga ntituribona. Iryo sina muvuga ntimuryemera. Iryo sina twakabaye turitinya ariko ntaryo mufite. Barangije ako kanya ngo aba bantu barimo imisimu barabasimbukira barabafata ngo barababasha. Niyihe mpamvu bababashije se? Nuko batari barakiriye Yesu muri bo. Nuko batari baramwizeye. Barabivugaga gusa Yesu wo ku rurimi gusa ariko batarigeze bamwizera. Nawe mwene data turavuga ngo izera umwami Yesu niho harimo imbaraga niho harimo ububasha n'ubushobozi. Nicyo gishobora kukurengera no kugutabara ukava muri izo mbaraga ukaba umuntu udasanzwe. Ariko abagabo bamaze kumira Yesu bavuze ngo mu izina rya Yesu ako kanya niko Bibiliya ivuze. Iyo misimu iragenda irumva irekura uwo mupfumu irekura uwo arabohoka aba muzima. Nagira ngo nkubwire ngo iryo zina ntaho ritagera. Iryo zina abatwumva bari muri Tanzania abatwumva bari muri Amerika abatwumva aho uri ahariho hose iri zina rya Yesu turimo kuvuga rirahagera. Ntabwo rigarukira mu nzira ahubwo rirahagera upfa kuba wakiriye izi mbaraga ziri mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo aho uri uryamye. Nagira ngo nkubwire ngo aho uri wumva hari ibikuremereye. Nagira ngo nkubwire ngo aho uri wumva byakuyobeye wumva nta nzira ufite. Nagira ngo nkubwire ngo aho uri aho wicaye ukimara kumvira ijambo utangire ukoresha iri zina. Mu kanya turi bwishiremo dusenga nituba dusenga nawe winjire muri izo mbaraga utangire gutegeka uko ururimi rwawe
rwawe rubishoboye utangire ufate ku ngingo zawe zimeze nabi nk'uko pastor yabivugaga. yego utangira uvuga uti mu izina rya Yesu ndabizi ko mufite amatwi, nimwumve nimukire mu izina rya Yesu. Imbaraga ziri mu izina rya Yesu utangire kuzihamagara zitangire kukubohora. Mbega n'ikibazo kikiri ku buzima bwawe utangire ugihanurire ukibwira uti mu izina rya Yesu, izina ryatumye ubugombambari bw'umusore bugenda. Ndagira ngo nawe wumve wa myuka mibi ugende nawe urekure mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Abagabo buzuye umwuka wera baravuga bati nyamara turakwirukana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Pastor, hari irindi jambo riri mu bice 10 byakozwe n'intumwa 36. Mu izina rya Yesu harimo imbaraga zikomeye. Reka twongere tuhasome naho 10:36 geze kuri 38. yego reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. ni irya Yesu w'i Nazareti uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakiza abo Satani atwaza igitugu kuko Imana yari iri kumwe nawe. Irekerera aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Aba bagabo bavuga baracyari muri bwa buhamya bwa cyakire muko cyakiraga. Barangije baravuga bati mu izina rya Yesu mu ijambo rye harimo imbaraga, kandi igituma harimo imbaraga ni iyihe mpamvu? Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira neza akiza abo Satani atwaza igitugu. Nagira ngo nkubwire ngo iri jambo tuvuga rya Yesu rifite imbaraga zigukura ku mbaraga zose zagufashe, rifite imbaraga zigukura ku gitugu umwanzi agutwaza. Nagira ngo nkubwire ngo iri jambo tuvuga rifite imbaraga zishobora kukubohora aho bagutabye rikagukurayo ukavayo ukaba muzima. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ese bamwe bufite ubwoba bashobora kuba hari ibyo bakoze, ariko ukimara kwakira izi mbaraga ziri mu ijambo rye ako kanya rirakubohora rikagenda rikageraho umuntu atagera, rigataburura ibyo batabye rikagukiza ukaba muzima. Erega nubwo abantu bashobora kukubwira ngo babitaburura, nta kintu bishobora kukumarira utari wakira iryo zina ngo rijye muri wowe ritangire kurwana intambara. N'ubundi babitaburura ariko ejo bikongera, ariko izina rya Yesu iyo rimaze kwinjira muri wowe riba ari umuriro, n'ikindi cyakorwa ako kanya umuriro uragikongora kigata agaciro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iryo zina harimo imbaraga zidasanzwe, hari imbaraga zishobora kwambuka zikarenga imipaka. Amina. Haleluya. Zirenga imipaka washyiriweho. Bakavuga bati ntuzashaka, ukajya imbere y'Imana ugasenga ukavuga uti mu izina rya Yesu, ugahamagarira iryo zina ukavuga uti mu izina rya Yesu ndategeka buri imbaraga zose zituma ntabasha kwinjira mu isezerano ryanjye. Ukajya mu kirere cy'umwuka ugafata mpiri buri kintu cyose umwanzi yakoze. Haleluya. Icyo kikavuguruzwa mu mbaraga z'umwami Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo iri jambo harimo imbaraga zishobora kukubohora zikagukiza igitugu cy'umwanzi, zikagukiza ibyakubujije amahoro, zikabinaniza ukabohoka imigozi yose yashyizwe ku buzima bwawe. Mbega niyo kudatera imbere, hari imigozi yashyizweho, hari ahantu watsinziraniwe ku buryo utaharenga, hari uruzitiro bagushyiriyeho. Nagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu rukurwaho. Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe niga
ngeze muri tronkome ndarwara mfatwa ngiye turi muri moka, ako kanya mfatwa n'umutwe ntazi aho uturutse. hitangira ikibazo cya mbere cyatangiranye n'umutwe mwinshi n'amarira ameneka ku rupapuro. Yesu ashimwe cyane. Ndagenda nahagurutse aho ntareba, amaso yahumye, ndagenda njya mu rugo ndasenga ntangira kubaza Imana n'iki kimbayeho. Ijwi rirambwira ngo hari imyuka irwanya kwiga kwawe. Ntabwo yasobanuriye ngo ni iyihe myuka, icyo nzi nuko yari imyuka idashaka ko nika. Ako kanya ndasenga mpamagara Imana, ijwi rirambwira ngo usenge iminsi 2 cyangwa 3 nurangiza winjire mu kizamini cyawe. Namaze ibyumweru 3 ntari ku ishuri. Ndagenda njya ku ishuri abandi bagiye gutangira ikizamini, nsenga ya minsi, ariko imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Imana yari yamaye condition, irambwira ngo nusenga ntusabe gukira, ntusabe ikindi, ahubwo uhangane n'iyo myuka irwanya kwiga kwawe. Reka turase mu minota dusigaranye. Yesu ashimwe cyane. Ndumva tugomba kugira ako kanya ndagenda ntangira guhangana n'iyo myuka, senga avuga ngo mu izina rya Yesu. Ako kanya iyo myuka yose yarwanyaga kwiga kwanjye yateshejwe agaciro. Nakoze tronkome ndatsinda, natsinda isahandi nagiye kubariza. Imbaraga ziri muri iri zina rya Yesu zagiye zihangana n'iyo myuka yambuzaga kwiga. Ako kanya iyo myuka iratsindwa. Nasenga nkubwire ngo mu izina rya Yesu harimo imbaraga zitavoterwa, hari imbaraga z'umuriro. Nasenga nkubwire ngo iyo turivuga haba hari imbaraga zigenda zitwika, haba hari imbaraga zimeze nk'ibisasu, haba hari imbaraga zimeze nka kirimbuzi zigenda. Iyo turekurijwe tuvuga izina rya Yesu, aba ari amabomba agenda akubita akuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twagira ngo tukubwire ngo muri iri zina hari imbaraga zishobora kukubohora, hari imbaraga zishobora gutuma ubyara, hari imbaraga zishobora gutuma nyababyeyi yawe yongera igasama mu izina rya Yesu Kristo. Niba hari ibyagufashe mu buryo butandukanye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tugiye gusengana nawe. Hamagara izo mbaraga ziri muri iryo zina, hamagara izo mbaraga zituma ukira. Nawe hagarara mu kwizera, izo mbaraga zigukorere. Tugiye kohereza izo mbaraga ziri muri izina rya Yesu. Nawe wizere utangire gusenga. Niba ari umuntu urwaye umusengere, niba ari ikibazo ufite dutangire gusenga. Fata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana isumba byose ifite imbaraga, turategeka izo mbaraga zose, turategeka ubwo butware bufasha umuntu uwo ari we wese, turategeka iyo ndwara iyo ari yo yose, turategeka puresha, turategeka kanseri, turategeka imyuka yose yafashe ubuzima bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Izo mbaraga ziteshwa agaciro, iyo migozi yose yafashe umuntu mu izina rya Yesu umugongo ibyafashe umugongo, ibyafashe umutwe, ibyatesha inyatsi mu izina rya Yesu. Turategeka izo mbaraga kurekura, turategeka ubwo butware kurekura, turategeka izo mbaraga zose izaciye mu mitongero, izaciye mu barozi, izaciye hariho hose zaciye, izaciye mu byakuvuzweho, izaciye mu byo waciyemo mu izina rya Yesu. Turategeka izo mbaraga kurekura, turategeka ubwo butware bw'umwijima, turasenya mu izina rya Yesu. Iyo myuka yose inanirwe, izo mbaraga zose ziyenge mu izina rya Yesu. Izakwicariye, izacariye abana bawe mu izina rya Yesu. Iyo myuka yose ikora mu buryo butandukanye turayengesheje mu izina rya Yesu. Turavuga ngo rekura, turavuga ngo ananirwa mu izina rya Yesu. Iyo myuka itera abana ku mashuri, iyo myuka ibabuza kwiga, iyo myuka ibabuza kubaha amahoro mu izina rya Yesu. Barekure mu izina rya Yesu, tandukana n'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Turategeka ngo urekure, turakuburizamo mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe ziyenge, ubutware bwawe buyenge, hanyuka niwe aho waturutse, waba waraciye mu misozi aho utarya mu izina rya Yesu. Yewe woherejwe, yongeye kugutegeka kurekura, sohoka mu mubiri we,
ndategetse ngo aruke rekura mu amaraso rekura inyama ze rekura umutwe rekura bizinesi ze rekura mu izina rya Yesu rekura urugo rwe mu izina rya Yesu rekura abana be mu izina rya Yesu rekura mu izina rya Yesu ndaguteye mu izina rya Yesu turagushimira kuko uri Imana isumba byose turagushimira gukora izina ryawe Yesu reka ribohore izina ryawe Yesu reka ricuze izina ryawe Yesu reka risure abapfuye reka risure abatabwe ikuzimu reka risure mu izina rya Yesu umuntu wese wumvise ijambo mwami wanjye Yesu reka bohoke imitsi y'umutwe mu izina rya Yesu imbaraga zose zinanirwe z'umwanzi mu izina rya Yesu mwami Yesu turasenze mu izina rya Yesu Kristo ndaguhagurukije ku gisasiro guhagurukije ku gisasiro mu izina rya Yesu turare mu rugo runezerewe turare mu rugo rw'ibyishimo turare mu rugo rwuzuye ibiceri mu izina rya Yesu Kristo ndategeka buri myuka y'uburyo bwose mu izina rya Yesu wamwuka we turagushimiye Yesu wamwuka we bitera umuntu gutekereza ko azapfa nabi murekure mu izina rya Yesu ndatuma izina rya Yesu kubohora muri Mukande ndatuma izina rya Yesu kubohora amarangamutima ndatuma izina rya Yesu kubohora mu mpande zose mu izina rya Yesu ndananiza gukora kwawe wamwuka ibintu byose imbaraga zawe ndananiza ubutware bwawe mu bugingo bwe ndananiza gutegeka kwawe mu bugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo ndaturagukira ndaturakubohoka ndaturakuba muzima nasuye ubuzima natuye ubuzima budasanzwe bubonerwa mu izina rya Yesu natuye kubohoka mu izina rya Yesu rekuye umuntu abohoke uhereye umunsi rekuye umuntu wari warananiranye abohoke mu izina rya Yesu rekuye umuntu wahoraga ku buriri ahaguruka agende mu izina rya Yesu ndategetse mu izina rya Yesu uyu munsi haguruka ikorera uburiri bwawe genda tambuka genda tambuka mu izina rya Yesu Kristo ndananiza kunanizaga ndatamira ibyakubusaga amahoro mu izina rya Yesu natuye ubuzima natuye kubohoka natuye inzira z'umunezero ku bugingo bwawe natuye umunezero uva ku Mana mu izina rya Yesu urakoze mwami wacu urakoze gitare cy'amahanga urakoze kuri Imana ikiza urakoze kubohora kandi ukabubikoze urakoze kubw'izina ryawe urakoze kubw'imbaraga ziri muri iri zina urakoze ko rimaze gutemagura imigozi n'iminyururu myinshi ushimwe Yesu urakoze gitare cy'isungwa n'amahanga urakoze kuko uri Imana urakoze kuko Yesu yivuze urakora urakoze kukubohora urakoze kubw'imbaraga ziri mu izina ryawe rimaze gukora imirimo n'ibitangaza icyubahiro cyose nishimwe guhimbazwa no gupfukamirwa kubararirwa no gushyirwa hejuru n'ibikugarukire kuko ukoze umurimo ukomeye mu izina rya Yesu amen amen.